Oui. Sawa bebe. Shamba ndimeze neza nawe. Twaraburanye. Amakuru meza se. Ndi mu rugo nandi kwireba utuntu kuri TV. Ndaho nyine tubona se njye mwana nawe. Asika mba mwagize ibyatanze bijyanye n'inama. Ntabwo beshya ni ukuri. Sinzi ko nta kintu nawe. Oya. Buriya muntu wapfingiye nta nubwo mukunda. Na nyine ni umuntu uraho agaheza. Ni umuntu nyine tuba turi kumwe nyine kugira ngo iminsi yacu. Mbese ubizi wanjye ntabwo byavamo rwose. Aya ntabwo bisaba ko nifitiye umuntu nuko ari mu diaspora hano. Uriya nyine nuko tuba turi kumwe. Hasi ko mbona mu bivuga ukuntu kugira ngo cyangwa uramukunda shawe. Wanabimbwiye ariko iyo mbasimba ahubwo umva mubwire nimba wubwire gusa ko ashaka ndabizi neza ko uyu munsi hari surprise nubwo bitari surprise na nyine afite gahunda yo kumufata aho se nisumba nacyana ntabwo namusetse ibitanda ndayemera nakire ariko ntabwo nzabura impamvu nyuma y'icyumweru ntabwo ari impamvu yo kuba none kurumva niba n'umuntu uzi ko mukunda n'umukunda kumva nyine ntabwo nakwanga impeta nta mpamvu gutanga ndayemera kwiyemera ko ndayemera nta kibazo ariko si ikibazo amafoto nyine bapositinga ari amafoto byo bizagenda bite ibaza umuntu wanjye aramutse abonye bamuporopoje ariko ndi mukuru mfite uko ndi bubihandaringe impeta ndayemera ariko nta kimwe kiri buceho ntayimusubije none se nyine nagira gutisha ntabwo mukunda pe uriya ntabwo ari tayipu yanjye byinshi nyine mbona tutahuza nyine ntabwo mbizi sawa nyine tu ubuse urambwira ko ibyo bitari ubizwaho ntabwo uri buhaboneke ndetse umva wibizi ntabwo ujya mu n'amakuru nyine ndabizi ariko nyine ndi umuntu nyine ko mbizi nyine ndaza n'umutangizi nyine nguru sharika njye muri salo Ese gato ikintu ngisha mu bwoko yo gato numvishije ibi ndambuze abaye umuntu numvishije aya magambo ntiyamuraho cyanyeranye n'umuntu
ukifata telefone kareba so nyine ni stress ndi mu stress umuntu ateye stress kutabyumva Yesu ngambere se angana nifuza guhura nawe rwose ngira inama ko numva ngiye gusara kubera umuntu umwe gusa ndio video kuna twakunyana ngene naye ndafu kurishyira mu mago ntabwo wabyumva oya ni muzima niba yaranapfuye wa mugani wawe ubuzima budagiye n'ibintu icyo kibazo gusa nyine yambabaje ku kigero utakumva ndi mu rugo njye n'icyo ibisanzwe rero tubonane inama kuzinywa mu rugo zanze kumfata reka dushake ahantu twicara hasi dusange nitwara nta kibazo stress ifite ubundi abandi inzoga zamfata nta kibazo turasaba akazi ngo turahagarika Yo. Wari wanywa inzoga nk'umunsi wose udasinda? Numva ari ikibazo gikomeye cyane. Cyakomeye. Ndi n'ubundi musinde kugira ngo usinde. Zose bazibuka zimwe. Ndinda rekera ko n'ubundi nta kintu biri kumara. Ntusi no kuba ikiri muri amezo. Ntabwo bishikije Imana ibisaka. Ntabwo ndi guseka ariko ndi kukubaza. Kuki wiyahuza inzoga? Basi ko umugore bariho na interview. Uraseka. Gutera ivi. Uraseka. Reka nseke. Gutera ivi. Witera ndise. Kakundana. Wa wundi. Nyabizo. None simbira byagenze gute nyine? Ora cyatera ivi. Inshuti zanjye abantu bose biteguye ya n'ikintu kudashaka gutekereza. Frana shoye. No si nkimbwira byagenze gute? Yapfuye se cyangwa? Yapfuye cyangwa? Ntabwo yapfuye niba yarapfuye. Nakuma igitekerezo. Uramuzi? Uramwibuka mukaba? Ndamwibuka. Kubera ko bose nyamara basikomeza. Wahasanga ariko bameze. Ndi mu misi. Iyihe? Isi yo Ndi muri siporo. Nafata imbunda zose ziri muri siporo. Basira abakobwa bose nyine uhura nawe wese inzobe. Urasidika. Sinzobe. ubwo abakobwa b'inzu bose Ubona bose no kuri iki barahemuka. yawe sawa nkuye no kubica koko urakeka nkurikiza Siki. Uwo barasi icyo usabwa icyo ukenera cyose ukimbaza. Icyo usabwa no kubica. Ndiyoroshye cyane mpamvu ufashe umwanzuro ko yabona ikintu uretse gato ntangurikize Wice wize. uranumva ko ujya gutera ivi wateguye ikintu cyose kunywa watumiye inshuti zawe Niba witeguye
ubukinze hoteli abashyitsi baba batumiye bamutosi bose bari buze ukajya kubona ugasanga kumva amagambo akubwiye ku munsi wo kwitegura kuko nawe yari yiteguye ari tayari ibisabwa byose indabyo yarateguye byose uzi bikenerwa ibitari zanagize imituku nizo mbona bakunda gutanga mvuye mu rugo nishimye mandagendeye iwabo bikanagira mu cyangwa nageze hanze ntumbwire ko hasohotse akandi gasoro nari kukagonga nibe nabyo amagambo yavuye mu kanwa ke kura mukobwa nyine niyumviye ngiwe ubwanjye ari we wakora iki bitewe n'amagambo yambwiye biryohera bitewe n'amagambo yambwira ako kanya nanjye nta wundi mwana mwafata namwica akamwica akamushyingura okay biroroshye cyane si ukubica gusa bice ndabica nta kindi gikurikiraho icyo cyemezo cyose kimaze imbunda zawe se mu mitwe nta kibazo ntabasa mu mitwe n'abaca amaboko n'abakora imitima ni ukubica gusa imitima yo ntangiye bagira ubu ni uko bakora n'amagufa imyijima n'amara ureba kuvuga bicaye mu kirori ntabwo sisita y'imara ayo marushanwa rero aho azabera tukazahabatangariza mu cyumweru gitaha. Amakuru yacu rero tuyakomereze ku bwicanyi bwaraye bugaragaye mu kirori aho abakobwa batatu harimo uwitwa Kate, Ange ndetse na Jackie bagaragawe bishe mu kirori aho kugeza ubu tutaramenya icyabishe. Sister wangera ndaje. Sister wanjye ari ijuru ndashaka unyereke umwicanyi wapi kamwicecekeye ese umushiki wawe yari muri Nyamirambo imodoka yawe straight kandi kiyobora nyamugenda bigusobanura tugezeyo. kubera iki se kubera tuje manje mvugana nawe nase tugiye urahazi muhamagare nyine itonde muhamagare tuza halo shitani yes ndashaka duhure none ahangaha hamwe dusanzwe duhurira
uri tayari? Ubu ndaje ngiye kukubonera ikiraka gishyushye kabisa. Sawa sawa. aho muri bahazi usanzwe uhazi tugende. Ari Ubu baraje. baraje. Wicaye. Cyabuze amahoro n'ubwa mbere upfushije abantu. Kandi wowe wafashije mwe. Umva ngwino ari kumwe nari kumbe nkuka. Sino ubwa mbere babona abantu bapfa. Ufuza abantu bari gupfira muri Ukraine. Bawicaye. Umugabo ndamugira ntuko. Charana. Wabimenye ryari si byagenze? Ibiki? Ibi. Wabimenye ryari nyine byagenze? Bandi iki makuru. Nindi makuru ngiye bahanze. Message. Usuze cyangwa cyari cyo? Uzi twebwe twica bakicukira ko twica Abanyamuryango. Ubundi se bamwica abantu ubundi bamwica. Isi kibazo gifite suki zinyama. Inzobe dushaka ikintu inzobe zinyamira. Wewe bagutera indobo ukaza kwica abantu. Sumushe wa pesa ngewe wanje nyanyaza. Ese sije kumwica nabanye. Mwana mwe muzi kwica muzi kuryana. Uyu mwicanyi mani. Uyu mwicanyi mani yakwica itoni. Nagushaka ishingura abantu benshi mani. Muzamani nashaka gukirira abantu benshi. Denje, uyu namwitanyi wawe. Niwe mwicanyi wanjye mani. Itonde Denje. Umusana wewe usha abantu baticukira. Ntago ari ngewe. Niwe ushinzwe kwica Abanyamuryango gusa. Umwicanyi ntago ajya abeshya. Nta mwicanyi ubeshya. Uriya ntago ari we akora ibyaha tumwe gusa. Ahubwo mureke twicare hariya dukore inama kwanza tuganire. Yaba maze abana 12 bose. Twicare tubanze tuganire. Basi voma amakuru basi ahagije. Shitani rero. Zamanze gusobanura umugabo wari. N'umugabo witwa Danger turabana. Ni inshuti yanjye. Ibyanjye byose arabizi. Kuba naraguhaye akazi arabizi ariko ntabwo arazi umuntu uhaye akazi. Akazi naguhaye ni ako kwica abakobwa b'inzobe b'inyamirambo. Uburyo bwo kwica ni bwa bundi ubwo mu mazi iminsi mukoresha. Ubwo buryo rero bwakoze ku bantu bakicukira, abakobwa bakicukira. Uyu musore tubana hariyo mushiki we n'umusheri we bari muri anniversaire. Bwa buryo bwa bundi mukoresha nibwo bwakozwe. Byaba ari bo babikoze? Ntabwo ari njye boss. Ntabwo ari we kandi uburyo ukoresha aribwo bwabaye Kicukiro. Uburyo twicamo abantu ndabizi nawe. Yes, ndabizi. Ariko ndakeka ko njyewe akazi kanjye nkakora muri Nyamirambo. Ndabyumva. Niwe wampaye. Yes. Ubwo tuvuge yuko cyahise dutekereze ko hari undi mwicanyi. Tuje Icyo nicyo kibazo mfite. Nimba atari we byaba byakozwe nande? Okay. Mu gihe wampaye akazi, Yes. nanjye na gahunda muntu. Shita. Ko nabikoze ibyo bintu. Kuko abakobwa bari maze kubaganisha. Agomba kwica mu bihugu by'inzobe wari wambwiye.
uwo muntu wawe ntiyaba yarenze ku mabwiriza naguhaye akaba ari yagiye Kicukiro? Simbizi ariko wasanga ari nabo. Muhamagare. Tenshi kibazo ntangiye kumenya aho kiri. Alo? Yo. Umva, ndagushaka byihutirwa cyane. Hahantu dusanzwe duhurira. Ego. Ihute. Sawa. Iwe wishe abakobwa ba Kicukiro? Tumbwiye ngo iki akazi nuko wakampaye nabarangira bakuye mu nzira dore nitwaje n'indabyo. Nazo nkeneye. Nakubwiye yuko uzaza wica abakobwa bari Nyamirambo. Apana abakobwa he Kicukiro. Ushatse kuvuga Nyamirambo na Kicukiro byose umujyi wa Kigali. Ariko uzi n'iki? Wakoze ikosa rikomeye cyane. Nta kosa nakoze. Niyo ntari kugwa n'ubundi byari kugwa. Vande mutunge mbona yenze.